gufata imihanda dukirukanka nabifatanye uri kwihuta maze gukora indirimbo nyinshi abantu z'urukundo umuntu aza akaririmbira umugore indirimbo y'urukundo kandi ndakeka aba yaramushatse kubera ko amukunda so ndakeka ko iryo rero atari ikosa uyu munsi kuri vibration entertainment twakiriye Musabwa Musabwa bikaba cyane watangira utwibwira ubwira abantu bakikumva bwa mbere Musabwa ni umuntu ukiye amazina ni iki cyatuma umuntu cyumva Musabwa bwa mbere amenya Musabwa ni umuntu urakoze cyane akoze nawe kumubwira then ndakibwira nabyo ni Musabwa Olivier dore umuramyi journaliste yazashaka Kimironko ikijwe ibindi ndakeka nyine nta bindi birenze ku ibyo ngibyo ibindi ni byo butangiranye nakwiye hano mu Kigali uri umuramyi ukaba n'umucuranzi mu itorero gospel no first prayer gospel church hanyuma se Musabwa nicyo watubwira muri gospel according to my church cyangwa muri rusange gospel cya mbere ni nziza gospel ni nziza nifuza buri wese kuba yaba ari inzira yayoboka y'ubutumwa bwiza and then ko Yesu aza mu isi ikindi yadusigiye ijambo rivuga ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza mwese yose mubwire abantu izina ryanjye mubabwire izina ryanjye and then bakizwe bagaruke bave mu nzira barimo yo kuyoba baze mu nzira y'ubumana batunga Imana muri bo batunge Kristo kuko icyaje gukora wari umurimo wo kutubabarira ibicumuro byacu n'ibyaha byacu twakoze hanyuma twebwe abamwizera abo tubibwira bakamwizera bamugabikire hanyuma batunge Yesu Kristo kuko nta kintu udafite Kristo ndakeka ko iyo nothing like Kristo urakoze cyane none se Musabwa twashaka kumenya uretse kuba uri umuramyi ukaba n'umucuranzi hari ikindi kintu ukora hirya ngibyo mu buzima busanzwe ukora iki mu busanzwe ndi umuproducer I have a studio indirimbo nkora imiziki mugani wa muhungu nkora imiziki biba bitandukanye gute kuba umunyamuziki ushingiye muri iyo poti ya gospel no kuba uri umunyamuziki nyine ukora imiziki isanzwe ko tumenyereye kuri njyewe njya ntekereza ko nta tandukaniro rihari kubera ko umuziki nta cyaha ahubwo icyaha kigirwa wenda nta nubwo ugenda uhita icyaha ikosa riba bitewe n'icyo washyize muri wa muziki njyewe ntabwo urugero rwose maze gukora indirimbo nyinshi abantu z'urukundo umuntu aza akaririmbira umugore indirimbo y'urukundo kandi ndakeka aba yaramushatse kubera ko amukunda so ndakeka ko iryo rero atari ikosa wenda sinzi ukuntu abandi babyumva ariko ndakeka avuga ko umuntu yaririmbira undi ko amukunze nta big deal ahubwo ikibazo nyine ni uko washyiramo ibintu hari indi level y'ibintu nyine utagira nawe ubumva nyine wenda utashaka kubyumva nyine bidafite message nziza ariko igihe muziki ifite message nziza kandi cyane ngiye ko nicururiza umuziki udafite amagambo abo bakajya gushyiramo amagambo yabo uko babishaka so ndakeka njye n'ubwo buryo ntago ndakeka umuziki nta cyawugira mbese wowe ibyo ukora ubikora nka business ntabwo byinjiramo cyane ngo ukore ni byiza cyane hanyuma ndashaka kubaza ni gute ubalensinga noneho nk'umukristo ni gute ubalensinga gukora uwo muziki ukawukorera abandi bantu bo bashaka nyine indi miziki idashingiye ku ijambo ry'Imana cyangwa gukwirakwiza ubutumwa bwiza ukuntu mbibalansinga ni uko njyewe nkora track
nkayishyira kuri website cyangwa se nkaba nayicuruza umuntu akayigura niba akajya nyine gukora ibyo ayikoresha njye ntabwo I don't follow up ntabwo mba nshaka kumenya ngo yagiye kuyikoresha niko ngende balancing usibye ko unaje muri studio ukarikodinga buri amafaranga niyo ya mbere muri ubu ayo niyo ya mbere none zo kuki mudatoranye iyo muri gukora keke hano mvuge ngo murazicuruza ku bakristo gusa mudatekereza ndavuga ku bantu bafite business nk'izo ngizo bo mu rusengero nyine b'abakristo ntago nemvuze abantu bataza kureba muri kamera bavuge ngo okay tuzajya n'izindi business nyinshi ariko tutavuze uyu munsi ariko narimvuze urugero icyo ucuruza imyenda warangiza ntuyiha abakristo gusa abantu musengana ariko ukayaba buri wese udatoranye kumaza harya ari umukristo so urumva rero gucuruza ntabwo wowe icyo ushaka ni inyungu y'icyo waranguye cyangwa ya produit ufite ntabwo rero ari ukuvuga ngo ugiye gufata ibintu ngo bihe abantu runaka kose arabikeneye ahubwo icyo nyuma yo kumuha bya bintu umubwiriza ubutumwa bwiza ndumva ariyo yaba ari ingingo kurusha kubimwima kandi biri mumugirira akamaro ahubwo bimuhe nubona ari mu nzira itari nziza umubwire ubutumwa bwiza noneho bya bintu uri kubimuha abikoreshe mu buryo wowe ushaka ko yabikoresha cyangwa Imana ishaka ko bibamo sibyo point ibyo nimukime abantu ibyo bashaka ahubwo muzababwira icyo bagomba kubikoresha kugira ngo bibe byiza bijye mu nzira nziza nicyo that's the true gospel Murakoze cyane Musabwa none se twashaka kumenya urugendo rwawe kugira ngo wisange muri iyo party ya gospel wisanze gute uri umukristo byaciye hehe kwisanga ndi umukristo njyewe nakuriye mu muryango w'abaramyi w'abakristo ababyeyi banjye ari abakristo n'abakuru banjye so nanjye rero bambyaza ubutumwa nyine muri ubwo buryo nkura nsanga iyo nzu ari uko imeze nanjye nikuriramo gutyo kandi nsanga ariko nyine byakagombye kumera waje kubikunda naje gusanga ariko kuri ahubwo niko kuri hanyuma se nta yindi mpano ujya wiyumvamo utari kuba waba uririmba cyangwa umuhanzi impano z'abari nyinshi impano zo kugira zo gufasha abantu kuko nyine abantu bataragera ku rwego nyine bishimishije rwo kumva ko ibyo bintu babikora ku rwego nyine bashakaho barumva that's my zeal barumva nyine uko bizagenda bikura byaguka I'll support more gufasha ariyo mpano yawe cyane rwose kuko abantu barabizi rwose bagerageza umwana tubana ugerageza abantu bajya kuvuga ko ushobora gukora babona ko ushoboye gukora neza kurusha ibindi bibiri twumvise oya aba nyine bavuga ibintu byinshi bavuga ati uyu muntu tumuzi ko ikintu uragikunda uragishoboye ariko njye nkanjye wowe nkawe ubuzi ikintu apart nyine from that ukora ubuzi ngo nshobora kuba nakora iki ngiki barumva nyine ariyo mpano yanjye nyine tu gufasha umuntu ntashingiye ku idini ntashingiye ku kintu runaka mwene wacu n'iki as a Christian hari umwuga wumva utakora umwuga numva ntakora umubi wose ntawe nakora irahari nyine ibintu birigo nyine nibyo ntakora ariko ibintu byose ni byiza ibintu byiza byose barumva nabikora byanzanira amafaranga imyuga yose myiza nakwiga nkaba nashobora kandi kambyarira amafaranga nawukora yaba ari ukubaza nabyize nkabishobora nabikora yaba ari kuvomera umuntu amazi akanyishyura nabikora biramutse birimo amafaranga tutrava mwese nta mwuga ushobora gukora uwo mwuga ukakubuza kuba wabona wa mwanya wawe nk'umukristo wo gusenga oya nta kazi wakora kakubuza gusenga kuko gusenga bitandukanye no guterana byo mu bitandukanye gusenga ni igikorwa cya buri mwanya kuko biratubwira ngo musenge ubudasiba none se niba musenga ubudasiba birangana no kuza kuwa gatatu no ku cyumweru gusenga ni ukuvuga ngo muhore mu buzima bwo gusenga muhore mu buzima bwo gusabana n'Imana sibyo nta kazi wakora
katuma niyo waba utwaye imodoka wagenda usenga Yeah. kuko gusenga si ukwatura amagambo, gusenga ni ugufata umutima wawe ugahora wegereye Imana, ugahora ukora ubushake bw'Imana. That is gusenga rero nta cyabikubuza. Gusenga si ukuvuga, ni imitekerereze ihindukiye kureka ikibi cyose ugahora mu nzira y'ubumana. Yeah. Nta mwuga rero nta kazi na kamwe wakora kakubuza gusenga, nubwo waba uri mu gihugu kidaterana, kitemera iyobokamana nk'ibitwemera twebwe. Ni ukuvuga ngo bo wasenga still, wakora akazi kabo wagiye gukora ariko ukanasenga. Yego. Kubera ko gusenga bitasaba kuva muri ujya. Aha cyane. Gusenga uraguhorana muri wowe. Kuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gusenga ubudasiba. Bisobanuye ko aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose, nta mwuga wakubuza gusenga, nta mwuga watuma utabona umwanya wawe n'Imana. Ariko bidakuyeho ko guterana ari byiza. Unakanyumva nawe? Guterana ari byiza, nugwaha imbaraga kugira ngo tubashe no kwigishanya, twungurana ubumenyi. Ariko gusenga ni iby'umuntu ku giti cye. Nta muntu usengera undi. Umuntu arisengera, umuntu yisabanira n'Imana we ku giti cye. C'est tout. Nibyo bravo mukozi w'Imana. Urumva twari turi mu kiganiro. Ni umushuti wacu wari udusuhuje, ntabwo yari yabimenya ariko nta kibazo. None rero nuko bimeze, gusenga n'ubuzima bwa buri munsi rwose. Nta kazi uzakora kazakubuza gusenga. Uzaba wibujije gusenga, ntabwo ari akazi kazaba bikubuza. Gusenga ntabwo byakubuza gukora, kandi nk'umukristo kandi no gukora ntibyakubuza gusenga. Byose tugomba kubikora. Yego. Kubera ko no gukora nabyo biri mu by'Imana dusaba. Hari ikintu babitubwiraho? Gukora? Mu by'Imana dusaba. Kuko udakora ntakazi. Udakora ntakazi. Ugize amahirwe se yo kubibona utakoze. Ntabwo wabirya. Buriya sinumva ko hari umuntu ubona ikintu atakoze. Urana nje none nkagusanga hano, bakubwira ngo reka ngo 5,000. Ntabwo ari ko utakoze. Izi mpamvu buriya hari impamvu mba mbiguhaye. Icyo rero wakoze gitumye rero mbiguha. Ushobora kuba ntacyo wankoreye gifatika gutya, ahubwo nshobora kukureba nkavuga nkumva izima byo nyine kuba waje hahana wakoze kuhaza. Nta gihe umuntu araguha nk'ikintu akaguha nk'ikintu akubwira ngo wakoze ngo kuba ngusanze hano, ngo none rero ngo reka ngo nkuhaka gift. Ngo narabigambiriye. Kuba ya presence yawe yari iri hariya nyine nicyo wakoze kugira ngo ubone cya kintu. Niko byumva. Ikintu ndi kumva aho ngaho ni imigisha. Nuvuga ngo rero icyo nashaka kuvuga, amahirwe yawe aho yaba ari hose, nta Imana yagusangisha aho uri. Iyo ikora ubushake bwayo, amahirwe yawe ukayabona. Yego. Ntabwo wari uryamye wabyuka mu gitondo ugasanga nk'umuntu yakoresha nk'ibihumbi 10 kuri telefone, kandi ugashaka uwo muntu ukamubura. Ntazanaguhamagara ngo akubaze ngo nakubwira ati ese ibihumbi 10 nabonye urabibonye. Njye bimaze kumva inshuro nyinshi. Ntabyuka mu gitondo ugasanga umuntu yanyoreje nk'ibihumbi 50 cyangwa 30. Noneho ari ukuntu muri minsi kuri MTN babigenje, umuntu ntakibona nimero y'umuntu yose ngo amuhamagare, kandi imibare ya 3 gusa inyuma. Ugashaka umuntu kagase n'umuntu ari ufite ideni, ni umuntu unyishyuye ikintu runaka se umwaka ugashira undi ugashira, kandi iyo bibaye inshuro 2-3 ntabwo wavuga ngo ni umuntu wibeshye. Bya byambaye inshuro nk'ebyiri, igihe njya kuri MTN ndabona mumpe ino nimero mpamagara n'umuntu yanyereje amafaranga, ntabwo nzi uwo ari. Ubwa kabiri nabwo ndabikora, mpamagaye bakamaze se amafaranga yayobye n'ibiki, yango nishaka kuyamuha. Ugati rero ubwo ni imigisha yanjye, ubwo ndi muntu uzongera gukanda akanyenyeri nzajya ngakenyerera sinzajya kujya kuri MTN. Yego. Hari igihe twibwira ko wenda ushobora gukora igikorwa cyiza ako kanya ukahita ubona wenda inyungu zabyo, ariko imigisha y'Imana igihe cyose twibwira dukurikira. Mu by'ukuri imigisha y'Imana ntabwo Imana iduha twebwe ibintu dushaka. Ntabwo iduha ibintu dushaka directement, ahubwo ireba mu byo dukeneye akaba ari ibyo iduha. Niyo mpamvu day by day tugenda tubona umugisha w'Imana mu buryo butandukanye. Kuko Imana ifasha ibintu ushaka ikabiguhera rimwe, udapfuye wabyica nabi.
wabyangiriza ngaho reba niba ejo bundi wenda uzaba uri umuyobozi ukomeye ahantu runaka cyangwa se uzaba ufite ibintu umucuruzi ukomeye Imana isi biguha none aha ngaha siko waba uri ikintu gikoresha tugende utuntu duke iyo progress nyine yo kubikora gutyo ugenda umenya n'agaciro ka bya bintu byose urumva niyo mpamvu rero umugisha w'Imana ibintu tubona buri munsi uko bukeye n'uko bwije ntabwo rero yananiwe gukora ibyo utarageraho uyu munsi nawe uri kutwumva uzagenda ubigeraho gahoro niko nyine kubaho muri inosi ntabwo ibintu byose baboneka rero yego Musabwa hanyuma rero kuri Vibe Nation Entertainment twishimira intambwe umuntu yateye kugira ngo imubesheho muri ubu buzima so rero twumvisha ko uri umuramyi ukaba unakora muziki ibyo bintu by'ukuri akaba ari gukora nk'akazi so twebwe twishimira intambwe none se kugira ngo ugere kuri iyo uretse kuba warisanze mu muryango ukagukundisha gospel so wo kugira ngo utangiye kubibyaza amafaranga byanyuze mu buhe buryo urumva nagiye ku ishuri Uganda igihe nari ndi kwiga ishuri risanzwe hari n'ahantu nigira kuvuga ibintu by'umuziki nyine ntangira gushaka ukuntu nakora ibintu nyine bikaba kuba loko nyine nkabigira ngashaka gatera intambwe nyine kujya advancing rero wanyigishaga ishuri ry'umuziki niwe wagiye unyigishamo production arabinkundisha gukora indirimbo akigera urumva nanacurangaga gakeya hanyuma biza kwaguka ngeze hano nabwo nkuruza gushaka abantu bagenda bamugura birangira nyine mbikoze buryo uyu munsi umuntu ashobora kunyohereza projet akambwira ngo mixing no projet nge nta mwanya mfite n'ubu hari projet y'umuntu ndi kumixinga wo muri Amerika ngo yategeye hano bari ibisazi rwose narigiye muri company nta mwanya ati nkorera ku karirimbo k'uwo mugabo ka mixing rero urumva rero ibintu byiza rero nagiye nyine mbishyiramo umwanya gutyo ntabwo ari udufaranga aho bikeneye nkiga nuko nyine gahoro ariko n'ubundi ati running n'ejo bundi wenda ndi ku rundi rwego rutari ibyo nkora byarakuze cyane utangira kubibyaza amafaranga ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo ni iz'abakiriya abakiriya ni danje ntabwo bapfa kuboneka gutya nyine usibye nyine bwa bushake bw'Imana ijyaho rikagukubita abantu nk'abangahe ukabonye amafaranga ejo gutyo nyine ariko ni gahoro imbogamizi nyine ni za clientele ari nta zindi ibindi byo nta twakwankuraje rero ko warabitangiye ukabishyira mu bikorwa abakiriya bagenda baboneka kandi urabizi ko muri business wakora iyo yose habaho impinduka uyu munsi uracuruza ejo bikagenda gutya bigahagarara ariko uko ukomeza gushyiramo imbaraga uko ukora cyane uko wongera ubumenyi bwawe niko abantu bagenda bakugana so rero twishimiye iyo ntambwe wateye kugira ngo utangire bive mu kuba wowe wari ubikunda ukabishyira mu kubibyaza amafaranga twishimiye iyo ntambwe wateye ikindi rwose Imana iguha imigisha myinshi kugira ngo abakiriya benshi nagusabira nanjye icyo nagusabira abantu rero bagiye kureba kino kiganiro please tujye dushyigikirana dukore subscribe amakomenti menshi tuyabone musharinge iyi link urumva nyine ujye ukora neza nta kintu ugamije man jewe yari ikintu mbwira abantu umuntu akora nabi kugira neza kwagiye nyine ibaze ko umuntu yifata akavuga ngo ngiye kugira nabi tu ushobora kubyirengagiza wenda ntatase kugira nabi ariko fata aka karinki ugashyire kuri Instagram hari icyo uri bube ntacyo waba nukuri pe kora subscribe subscription yawe ntakitwaye uyikora wicecekere tubirekeraho urumva ahandi rwose Imana iduha umugisha twese natwe reka twikomereza akazi urumva umfata imihanda dukwirukanka nabifatanye yo kwihuta ariko wakoze cyane kutuganiriza namwe murakoze cyane Imana iduha umugisha kandi ibintu ni gahoro bitagenda bibicamo urumva twese tuzisanga ahantu hatarahejo kuko urebye nk'imyaka 10 ishize cyangwa 5 ntago ari uko wari umeze ndakuzi nanjye uranzi aho twavuye cyane kure Imana ni nziza byose wakoze cyane Imana iduha umugisha nawe urakoze cyane